bakristo bavandimwe, kristo yezu akuzwe. Mbifurije kugira umunsi mwiza. Dusangire amasomo matagatifu kiliziya umubyeyi wacu duteguriye kuri uyu munsi. Isomo rya mbere turisanga mu ibaruwa ya kabiri mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye abanyatesaloniki, umutwe wa kabiri, umurongo wa mbere kugera ku wa gatatu n'uwa 14 kugera ku wa 17. Zaburi ni ya 96. Ivanjiri yanditswe na mutagatifu Matayo, umutwe wa 23, umurongo wa 23 kugera ku wa 26. Isomo rya mbere. Isomo ryo mu ibaruwa ya kabiri mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye abanyatesaloniki. Bavandimwe, ku byerekeye amaza y'umwami wacu Yezu Kristo no ku byerekeye uko tuzakoranira iruhande rwe, hari icyo twabasaba. Muramenye ntimuhagarike imitima vuba ngo mucike igikuba mubitewe na bamwe biha kubemeza ko umunsi wa Nyagasani waba wageze, bitwaje ubuhanuzi batugerekaho n'andi magambo tutigeze tuvuga, cyangwa se amabaruwa ngo twaba twaranditse. Rwose ntihazagire ubabeshya na busa. Ngicyo icyo yabatoreye, ibigirishije inkuru nziza twamamaza, kugira ngo muronke ikuzo ry'umwami wacu Yezu Kristo. None rero bavandimwe, nimukomere kandi mukomeze ubutagerura inyigisho z'uruhererekane twabagejejeho, ari mu magambo, ari no mu nyandiko. Umwami wacu Yezu Kristo ubwe, hamwe n'Imana umubyeyi wacu wadukunze, maze ku neza ye akaduha kwizera ihumure ritazashira, bo nyine nibabahumurize kandi babahe gukomera mu byiza byose mukora cyangwa muvuga. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Uhoraho araje, aje gucira isi urubanza. Nimuvuge mu mahanga muti Uhoraho ni umwami, yashinze isi yose ntihungabana, imiryango yose ayicira urubanza rutabera. Ijuru niryishime kandi isi nihimbarwe, inyanja niyorome n'ibiyirimo byose, imisozi nisabagire kimwe n'ibiyisesuyeho byose. Ibiti byose by'ishyamba bivugiriza impundu icyarimwe mu maso y'Uhoraho, kuko aje gutegeka isi. Nimwunamire Uhoraho wisesuyeho ubutagatifu, azacira isi urubanza mu butabera, arucire n'imiryango mu butarenganya bwe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu aravuga ati, nimwiyimbire bigisha amategeko n'abafarisayo b'indyarya, mwe mutanga igice cya 10 cy'isogi n'icy'imbwija n'ikinyabutongo, mwirengagije ingingo zikomeye z'amategeko: ubutabera, imbabazi no kutaryarya. Ngibyo ibyo mwagombaga gutunganya, mutirengagije n'ibindi. Mwa bayobozi bahumye mwe, muminina umubu ariko mukamira bunguri ingamiya. Nimwiyimbire bigisha amategeko n'abafarisayo b'indyarya, mwe musukura inkongoro n'imbehe inyuma gusa, naho imbere huzuye ubwambuzi n'ingeso mbi. Umufarisayo w'impumyi, banza usukure inkongoro imbere, n'inyuma habonereho kuba hasukuye. Ni Ivanjiri ntagatifu.
bakristu bavandimwe, kurangwa n'ubushishozi muri byose, gukomera no gukomeza ubutagerura ibyiza Imana idusezeranya, bikwiye gutuma duhorana ihumure, tukayibera abahamya barangwa n'ubutabera, imbabazi n'ukuri. Isomo rya mbere riratwibutsa uburyo bukwiye bwo kwitwara, budufasha kudaterwa ubwoba n'ibyo twumva cyangwa tubona. Kumenya ko Imana iduhumuriza, ikaduha n'imbaraga zo kuvuga no gukora ibyiza, bituma tuyikomeraho kandi tukayegurira ibyacu byose ngo ibigenge, ibitegeke. Imana idukunda niyo iduha guhora turangamiye ikuzo n'umukiro by'Umwami wacu Yezu Kristu, tukirinda kandi tukitandukanya n'ibishobora kudushora mu kibi, tukabaho turangamiye icyiza. Yezu we ubwe aduha gushishoza muri byose kugira ngo tudashukika maze tukadohoka mu gukora ibyiza, tukadohoka bikatuviramo gukora ibibi kandi twararemewe gukora ibyiza. Yezu aduha gushishoza muri byose kugira ngo twirinde abatuyobya n'ibyatuyobya bikadukura ku Mana, bigatuma duca ukubiri n'amategeko yayo. Yezu adushoboza gushishoza muri byose kugira ngo twihatire kubaho mu butabera, imbabazi n'ukuri, turangamiye Imana yo soko y'icyitwa icyiza cyose. Yezu Kristu aduha gushishoza muri byose kugira ngo twirinde ingeso mbi, uburyarya, ubugome n'ubwambuzi. Mu Ivanjiri, Yezu aradusaba kutagira icyo twirengagiza mu byatugeza ku mukiro. Ubuzima bwacu bukwiye kurangwamo ubutabera butuma twumva, twubaha kandi tworohera abavandimwe bacu. Kubaho mu butarenganya bidufasha kwirinda guca ukubiri n'amategeko y'Imana. Nitubaho mu rukundo rwayo, tuzabasha no kubabarira abaducumuyeho kandi tubikorane umutima uzira uburyarya. Yezu Kristu arifuza kudusukura, ariko se twebwe twiteguye kwitandukanya n'ubwandure ndetse n'ubuhumane bwacu? Ese twiteguye guca ukubiri n'ingeso mbi, ubwikunde, urwango, urugomo n'ubugome, uburyarya n'ibindi byose bihabanye n'ubukristu bwacu? Ese ni iki twakora ngo tubeho tunogeye Imana, tuyumvira kandi dukoresha neza ibyiza yaduhaye? Imana iduha ibyiza byinshi kugira ngo tubyifashishe kandi tubifashishe abandi. Imana yifuza ko twagendera mu butabera, tukarangwa n'impuhwe n'urukundo. Ese ni iki gituma ntakurikiza ibyo Yezu Kristu ansaba? Ni iki gituma mpitamo ikibi aho guhitamo icyiza? Ese twiteguye kwakira Yezu ngo asukure imitima yacu, ngo aduhe ubutwari bwo kwitandukanya n'ikibi? Akenshi ntidushaka kureba ibibazo byacu, ntidushaka kureba aho ducumbagira, ahubwo tukareba abandi. Ntidushaka kureba aho Yezu ashaka kudukiza, kandi ari we utubwira ko tugomba guhinduka, tugahindura n'uburyo bwo kubaho kwacu. Tubane neza n'abandi, twifuze gukora icyiza kandi twitandukanye n'ikibi, twitandukanye n'ubugwari, twitandukanye no kurenganya abandi, twitandukanye n'uburyarya, tubeho mu kuri, tubeho mu butabera no mu butarenganya. Twirinde icyatuma tugendera kure y'Imana, twirinde kuba akazuyazi, duharanire guhorana ibyishimo by'uko Yezu Kristu ubwe ari we udusukuza amaraso ye. Tumwemerera dusukure, twitandukanye n'ikibi, twitandukanye n'icyadutandukanya nawe cyose. Nyagasani Yezu naduhe guhorana ihumure atanga, turangwe n'ubushishozi muri byose, twemere adusukuze amaraso ye, aduhanagureho ibyaha twakoze, maze aduhe kubaho mu butabera, urukundo, imbabazi
no mu kuri tuyobowe na Roho Mutagatifu. Tubisabirane rero igihe cyose tubeho turi abantu bifuza gusukurwa na Yezu. Tumwereke ibice byose by'ubuzima bwacu byanduye, byahumanye, maze we abisukuze amaraso ye kandi aduhe kubaho twishimiye ko twacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ushobora byose kandi akaba na Nyirimpuhwe nabaha umugisha, abarinda, abakomeza, biteho, abaha amahoro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.